iyo nirebye nsanga ntari umuntu mubi yamani ku buryo unyita ngo ndikirara. Hari abantu none bakoze dega zirenze zo nakoze bashobora no kuba bari muri position ziri hejuru yanjye zinameze neza n'imyanya bahemberwa neza cyangwa bafite bari repute bafite amazina akomeye hano mu gihugu butagatifu ugasanga n'umupasiteri ariko ugasanga njyewe nta muntu n'umwe ndahemukira ku rwego rwamvuga ngo uriya muntu ni umuntu mubi, nta muntu urage nawe ngo uriya muntu yaranyambuye ibiceri byanjye, nta muntu urica, nta muntu ndica, nta muntu ndagonga ngo uvuge ngo byagenze gutya. Nta urumva nyine muri rusange ugeneralije ndi mu bantu babi ku buryo ngira cyo cyasha uvuga ngo ni ikirara. Urebe imitima y'abantu twakomeje, indirimbo nakoze imyaka irenga 15. Ubu ngubu kwere abantu bafashe igihe cyo kunyumva bakumva imiziki ya Riderman imyaka irenga 15, ukareba nizo views uri kuvuga uwo muntu koko ni ikirara cyangwa ni umuntu mubi ukurikije impact agera kuri iyo community yose. Ese abamwumva bose niba ari umuntu mubi bose warebye wasanga n'abari birara cyangwa ari abantu binjije.